Ndabasuje mwese abakunzi ibiganiro byacu bivuga ku buzima. Nk'ibisanzwe tubifurije kugira ihirwe, kugira ubuzima buzira indwara. Kano kanya turagarutse aho tuje kuvuga ku kirungo abantu benshi mukoresha mu gikoni, abantu benshi mukoresha mu cyayi, ariko rimwe na rimwe mudasobanukiwe akamaro kacyo, cyangwa se hari amakuru menshi mwahaweho ariko ayo makuru akaba atizewe neza cyangwa se adasobanutse neza. Cloves rero abantu benshi murayikoresha, ariko rimwe na rimwe ntabwo uzi nimba utanemerewe kuyikoresha, rimwe na rimwe ikugiraho ingaruka ugatekereza ko ari ibyo kurya bindi byabiteye, nyamara ari cloves. Uyu munsi rero ndaza kubabwira ni iki kibaho iyo uriye cloves buri munsi. Hanyuma kandi ndagusaba ko uzajya urya ku rugero rutoya, kuko niba uriye ku rugero runini hari ingorane uhura nazo nzazibasobanurira. Bana natwe rero ukomeze gusobanukirwa na byinshi kuri cloves cyangwa se clove tugiye gusobanura ahangaha, kugira ngo ubuzima bwawe burusheho kumererwa neza, kugira ngo ukomeze kugira ubuzima buzira indwara. Ikaze, ni muganga Theophila muri kuganira nk'ibisanzwe mu kiganiro Rengera Ubuzima. Hari amakuru wagiye uhabwa kuri cloves, aho bakubwiraga ko ari nziza mu cyayi, yongera ubushake, ni byinshi cyane wabwiwe, ni byinshi cyane wumvishe. Uyu munsi rero nje kukubwira akamaro ka cloves ku mubiri wawe. Ikintu cya mbere ni uko cloves ifasha kurwanya indwara zo mu kanwa. Impamvu abantu benshi bazi ko cloves ihumura cyane, bagatekereza ko iriya mpumuro wenda nta kamaro ifite. Nyamara muri cloves harimo ikinyabutabire cyitwa egenol, ari nacyo gitanga iriya mpumuro. Abashakashatsi rero bavuga ko iriya egenol ifite ubushobozi bwo kugabanya cyangwa se guhagarika cyangwa gukura bagiteri zimwe na zimwe mu kanwa. Niyo mpamvu rero kera imiti itaraba myinshi, ubuvuzi buteye imbere butarabaho, abantu benshi bivurishaga cloves, bivura indwara z'amenyo, bivura ububabare bw'amenyo. Ibi rero ntabwo bivuze ko ugomba kwivuza cloves gusa, no kujya kwa muganga ni ngombwa, bagasuzuma bakareba nimba amenyo nta bibazo bikomeye cyane afite. Nubwo cloves igabanya ubwo bubabare, nubwo cloves ifitemo ibinyabutabire bituma ububabare bw'amenyo bugabanuka, ariko bwite ntabwo ari umuti w'amenyo, uba ukwiye kujya no kwa muganga bakagufasha. Ikintu cya kabiri rero, cloves ni imwe mu biribwa bifite antioxida nyinshi cyane. Izi antioxida rero mu mubiri wacu ubusanzwe harimo ibyo twita molecule cyangwa se harimo ibintu byitwa molecule, izo molecule zikitwa free radical. Izi free radical akenshi iyo zibaye nyinshi cyane zigira uruhare mu kwangiza selile. Ziriya rero antioxida ziba muri cloves zizwiho kugenda zikaringaniza ibi binyabutabire cyangwa se izi free radical kugira ngo zitangiza selile. Ikindi kandi iki kinyabutabire kiba muri cloves cya egenol nacyo kizwiho ko iyo uzirya neza, iyo urya mu rugero, iyo uzikoresha mu rugero, umubiri ugira ubushobozi bwo kurwanya stress. Icya gatatu, cloves ifasha igogora. Iri mu biribwa bifasha cyane igihe wagize ikibazo cyo kubyimba inda, igihe wagize ikibazo cy'indwara zo mu gifu. Hari igihe umuntu aba arwaye igifu ariko bidakabije cyane, yarya ibyo kurya cya gifu kikabyuka agahita agira crise. Aha rero iyo ufata cloves akenshi kwa kubyimba biragabanuka. Ikindi kandi bwa bubabare bwari bubayeho bw'igifu nabwo buragabanyuka. Mu bihugu bimwe na bimwe nka Aziya, Afurika na Amerika, abenshi bagiye bakoresha cloves cyane mu buryo bwo gufasha muri digestion, mu buryo bwo gufasha mu igogora. Ikintu cya kane rero, cloves izwiho mu kugenzura cyangwa se mu kugabanya inflammation. Inflammation rero iyo tuvuze hano inflammation ntabwo ari ukubyimba nk'uko musanzwe mubizi, ahubwo akenshi ifasha nyine mu kugenzura bwa bubabare runaka bushobora kuza mu mubiri. Iyo rero ukoresha cloves neza, iyo uyikoresha mu rugero, uba ufite amahirwe menshi y'uko umubiri uri bwirwaneho mu kugabanya ububabare. Muri make iyi cloves
irimo cyangwa se iyi ejenolu ni kimwe mu birimo ibyo twita anti inflammatory property. Twakomeje ku kamaro ka gatanu. Akamaro ka gatanu ni uko cloves yigeze kuba igicuruzwa gikomeye cyane ku rwego mpuzamahanga, ku buryo wasangaga inahenze kurusha na zahabu, aho wasangaga ibihugu bimwe na bimwe birwana cyangwa se bishaka kuyobora iki gicuruzwa. Cloves rero ntimukabone ibahenda ngo mugire ngo iroroshye, ni igihingwa cyari gikomeye cyane. Iki gihingwa gikunze kwera cyane mu bihugu nka Sri Lanka, muri Madagascar, muri Indonesia niho gikunze kwera cyane. Ikindi kandi uburyo cyeramo buranagoye kuko gishobora kumara hagati y'imyaka 4 n'8 akaba aribwo gitanga umusaruro. Urumva rero niyo mpamvu cyahendaga cyane, cyeraga mu buryo butinze, cyamaraga imyaka myinshi cyane kitarera kugira ngo umusaruro uboneke. Rero urumva cyabaga ari igihingwa cyihagazeho. Iki gihingwa cya cloves rero ibihugu byinshi byarwaniraga kuba ari byo biyobora, byarwaniraga kuba ari byo bijyana umusaruro ku isoko, byarwaniraga kuba ari byo biba bigifite mu nshingano, mu gihe ibindi bihugu wasangaga nyine yenda kitanahera, hamwe kera rero ugasanga hahora ibyo bibazo by'umutekano mukeya kubera icyo gihingwa. Gukoresha cloves rero ntago ari buri wese. Nabwiye ko hari abantu baba batemerewe kuyikoresha, abo tuzabavugaho ubutaha. Uyu munsi twavuze ku kamaro ka cloves, uyu munsi twavuze ku buryo ugomba kuyikoreshamo, ariko hari abantu baba batemerewe kuyikoresha, abo nabo tuzabavugaho ubutaha. Mbere yo gukoresha ibiribwa jya ubanza urebe niba nta ngaruka bishobora kukugiraho, kuko hari ibiribwa bimwe na bimwe bigira ingaruka ku buzima bw'umuntu bitewe n'uburwayi se runaka arwaye, bitewe se n'imiterere y'umubiri we. Niyo mpamvu rero ahangaha ugomba gusobanukirwa nimba wemerewe gukoresha iki kiribwa. Nshimire rero mwe mwese mwabanye natwe, nshimire mwe mwese mubana natwe mu biganiro byacu bya buri munsi, abakoze subscribe, abakoze share ku nshuti zabo, abatwandikiye muri komenti. Mwibuke ko cloves ishobora gukoreshwa mu cyayi, ishobora gukoreshwa mu mafunguro, ariko ugakoresha dukeya, ugakoresha mu rugero kugira ngo bidateza ibibazo ku buzima. Mu kiganiro cy'ubutaha tuzareba abantu batemerewe gukoresha cloves. Abo bantu batemerewe gukoresha cloves, byibuze nubona kurimo uzatangire ugabanye kugeza igihe unayihorera. Ikindi kandi nubona nawe yakugiraho ingaruka, ntago ari ngombwa ko wayikoresha. Hari ibyo kurya byinshi byo gukoresha byakugirira akamaro. Komeza ubane natwe rero, komeza usobanukirwe, komeze wige. Ahangaha tuhavugira ibiganiro bivuga ku buzima, dutanga inama ku bantu bafite ibibazo ku buzima, dutanga inama ku bantu bafite imibereho itameze neza mu bijyanye n'ubuzima. Iyo uri kumwe natwe ubasha kubona uburyo wakwiyitaho, ubasha gusobanukirwa n'indwara, ibimenyetso, uko wakwirinda indwara, byose ahangaha urabihasanga. Icyo usabwa gusa ni ugukora subscribe, ugakora ku nzogera kugira ngo tujye tubana buri munsi.